Ababyeyi barerera ku ishuri ribanza rya Rucura riri mu murenge wa Rutuntu mu karere ka Karongi baranenga ubuyobozi bwaryo ko bwohereza abanyeshuri gukora imirimo itandukanye y'amaboko bigatuma abanyeshuri badindira mu gufata amasomo ndetse no gutsinda ibizamini. Iki kigo cyangwa se iri shuri riranengwa nyuma y'uko ubushakashatsi bwagaragaje yuko muri iyi minsi ya none ibigo byo mu Rwanda byinshi byo bikorera mu nce z'icyaro bikoresha abanyeshuri mu nyungu zabyo bwite, by'umwihariko bikaba bikoresha abanyeshuri bari mu gihe cy'amasomo kandi bitemewe na leta habe na gato. Aba babyeyi barera muri iki kigo mu kiganiro bagiranye n'ikinyamakuru TV na Radio 1 bavuze yuko babangamirwa cyane n'amasomo cyangwa se n'amanota abana babo babona, by'umwihariko biturutse ku kuba nyine bakoreshwa imirimo y'agahato, by'umwihariko cyane cyane imirimo ijyanye n'imirimo y'ingufu kandi bakabikora mu gihe cy'amasomo. Umwe muri abaturage yagomeje aganira n'iki kinyamakuru yagomeje agira ati ni ikibazo gikomeye cyane kuba umwana kuzanira amanota make ntacyo utakoze kugira ngo yige, yewe gutanga iniforume, gutanga minerivare n'ibindi byose bisabwa kugira ngo umwana yige turabikora, ariko amanota y'umwana akaza ari make cyane, atari uko ari umuswa ahubwo umwanya agakoresheje yiga yoherezwa mu mirimo y'amaboko. Bamwe muri aba babyeyi bagomeza bavuga yuko bagakwiye kuba bisubiraho, by'umwihariko banenga iki kigo kubera yuko ni ibintu bidakwiye mu muco nyarwanda cyangwa se mu migire nyarwanda, aho abanyeshuri baba abakozi b'ikigo kandi hari nkunganire ya leta kandi na leta ibyishyurira kugira ngo ikigo gihembe cyangwa se cyishyure abakora imirimo itandukanye, kuko umunyeshuri ntabwo yakwishyura minerivare ngo hanyuma yishyure ajya gukorera ikigo, bigatuma anadindira mu masomo, biri no mu bintu byateje impungenge by'umwihariko bano babyeyi barerera muri iki kigo. Minisiteri ishinzwe uburezi igomeza kwihanangiriza ibigo by'amashuri bikoresha abanyeshuri ku gahato, by'umwihariko babakoresha imirimo itandukanye y'amaboko gutuma badindira mu masomo yabo ndetse igatuma batazana n'amanota meza, bikaba biri mu bintu bikwama mu nkokora abanyeshuri biga ku bigo bitandukanye, cyane cyane mu bushakashatsi bwasohotse mu mwaka wa 2023 bwagaragaje yuko ibigo by'amashuri bikunze kugira iki kibazo ari ibigo by'amashuri biherereye mu nce z'icyaro. Komeza ubane natwe hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Nimba uri mushyashya kanda sabone cyangwa se subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru yacu mu bambere. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze ibane namwe.